Reka twihanganisha imiryango y'aba bageni bombi. Abageni bashwanye bikomeye ubwo bavaga gusezerana imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, bagashwana bapfura abo bakoresheje muri iryo sezerana. Byarangiye umwe muri aba bageni hasize ubuzima. Ni mu karere ka Huye ho mu murenge wa Kigoma. Muhawe ikaze kandi muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Eric Radu. Ikaze. Eric Radu mwana. Ndi kugira ngo baza aho ururabo mwatoraguye ruri ngo nifatire inkuru. Izo nkuru zawe nawe rero ururabo rwishe umuntu ugenda aruvugaho inkuru. Oya ntago ari rwo rwamwishe mwana, urapfa barapfa. Bari ndashaka kwifatira ifoto yarwo nubwo utarutangaho inkuru kabisa. Aha kurubona byaguhenda. Wowe nta ribi urufoto ruri mu rugo urunyoherereza. Ntabwo ari njye ndufite ariko ntabwo buza n'urufite. Ni ukuri pe urwo rurabo yewana. Byari ibyishimo byinshi kuwa kane ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2025 aho umugeni witwa Nsanzabera Flex na Mukeshimana Gerardine bafataga umwanzuro wo kuva mu kubana bitemewe n'amategeko maze bakajya gusezerana kubana byemewe n'amategeko mu murenge wa Kigoma aho mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Nubwo byari ibyishimo byinshi mu masaha yabanje, ariko bya byishimo byaje kurangizwa n'amarira menshi no mu borogo mu masaha yakurikiyeho, cyane cyane guhera saa 12 z'umugoroba kuri uwo munsi twavuze. Aba bombi bagiye gusezerana ku murenge nk'uko bari bamaze iminsi babipanga. Aho umurenge wa Kigoma uherereye ni nko mu birometero birenga 5 uvuye ku kagari ka Karambi, ari n'akaba bageni bombi bari batuyemo. Iki gikorwa cyo gusezerana imbere y'amategeko cyaje kugenda neza rwose nk'uko babyifuzaga, nubwo byaje gufata umwanya bikaza gutuma bataha nimugoroba hagati ya saa 11 na saa 12 z'umugoroba. Icyo gikorwa cyo gusezerana kimaze kurangira, ababaherekeje inshuti n'abavandimwe buriya amamoto, abandi nabo burira amamoto, maze bafata urugendo rubagarura iwabo mu kagari ka Karambi kunezerwa ndetse no kwiyakira. Aha niho umugoroba w'umwijima watangiriye, maze amarira atangira kwisuka ku baturage bose batuye muri iyi santere yo ku Karambi iherereye muri aka kagari ka Karambi. Dusubiye inyuma gato mu nzira zabo ubwo bavaga ku murenge basezeraniyeho baza muri ako gasantere ko ku Karambi bagombaga kwiyakiriraho, umugeni ni wari ufite ururabo, maze ageze ku kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro cya Mwogo ururabo ruramucika rugwa mu nzira, ariko umugeni ntiyabimenya arakomeza aragenda bakageze kuri ka gasantere bagomba kwiyakiriraho. Uru rurabo rwatoraguye n'abagenzi bari bavuye mu mirimo igiye itandukanye muri ayo masaha agana saa 12, maze baza barurangisha kujyana n'ubwo bageze muri ako gasantere abageni bari kwiyakiriramo bararurangisha, ariko ururabo rukomeza kubura nyirarwo. Nyuma rero yo kurangisha urwo rurabo maze rukabura ba nyirarwo, birumvikana bashobora kuba barutahanye cyangwa bakarujugunya. Gusa ku rundi ruhande abageni bombi bavuye gusezerana bari batangiye gushwana. Bapfa iki? Bapfa rwa rurabo. Umugabo yari ari kubaza umugore ati ururabo twakoresheje tuva gusezerana rurihe? Umugore ati simbizi narutaye. Umugabo ati simbyumva. Abaturage bo mu gasantere bita ku Karambi bavuga ko uburakari batazi aho bwaturutse bwahise butangira gutera uwo mugeni w'umugabo, maze yahuka umugore we atangira kumukubita mu gasantere rwagati. Abantu bose bari baraho barumirwa, abandi barashungera. Ntago bumvaga ukuntu abantu bavuye gusezerana ku murenge bashobora kugera aho ngaho biyakirira bagahita batangira kurwana, nta n'umunsi n'umwe uracamo aribwo bakivayo. Bamwe mu banyamuryango b'umugore cyangwa se b'uyu mukobwa basezeranye ibyo byose biri kuba barabirebaga, maze bafata umwanzuro wo gufata umukobwa wabo bagasa n'abamuhungisha uwo mugabo wari uri kumukubita. Mu gahinda kenshi uwo mugore yari afite ndetse n'abanyamuryango be bari bafite, babaye nk'abafata uwo mugore basa n'abamuhungisha bamutambikisha bamwerekeza aho bavuye bava gusezerana. Bivugwa ko ari agace uwo mugore avukamo bari bamujyanyemo. Bakimara kumutwara mu kanya gato cyane umugabo ngo yabaye nk'uwisaka abura imfunguzo, bityo rero yumva ko umugore nubwo agiye cyangwa se ahunze ariko ashobora kuba amutwara imfunguzo. Afata icyemezo cyo kumwirukaho bwangu kugira ngo ajye kumwaka imfunguzo. Ntacyo yitayeho, asa n'uwazubaye, yagiye mu muhanda wa kaburimbo. Akiwugeramo imodoka ibiramwashije ibiramugonze aba yikubisaho. Induru ziba ziravuze muri ako gasantere, abantu benshi baba barashungeye.
Icyakora ako kanya imodoka ikimara kumugonga ntabwo yahise ashiramo umwuka, cyakora yagiye muri koma ndetse na bimwe mu bice by'umubiri we birangirika bikabije. Iyo nkuru yahise itangira gukwirakwira muri iyo santere yose, maze abantu baraza barashungera nk'uko twabivuze. Mu baje gushungera hari harimo na wa mugore we n'abanyamuryango be bari basa n'abagarutse baje kureba ikibaye. Icyatunguranye bahageze, umugore yasanze ari umugabo we, nawe ako kanya yahise yiterura yikubita hasi ahita agwa muri koma. Urugendo rw'amarira ruba ruratangiye muri iyi santere. Aba bombi bahise bajyanwa kwa muganga. Umugabo yajyanwe ku bitaro bita CHUYE biri Butare, bamugejejeyo babona atagomba kwitabwaho neza, bamwohereza CHK. Agezeyo nabwo birananirana kugeza aho CHK bamugaruye i Butare. Ageze i Butare ahita yitaba Imana, arapfa burundu. Umugore nawe yari ari muri koma igihe kingana hafi iminsi 2 yose. Iyo umwaka waje koko ngo ni nko kiraramburura ku cyumweru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo Nsanzabera Felix uyu mugeni w'umugabo yashyinguwe. Ashyingurwa kandi hari haciyemo umunsi umwe wonyine gusa na sekuru we yitabye Imana azize indwara tutaramenya. Uyu Nsanzabera Felix yapfuye asize umugore muto ndetse n'umwana, dore ko bari bamaze iminsi mike babana, ngo bagiye gufata umwanzuro wo gusezerana, ariko n'ubundi bari bamaze igihe gito babana. Yasize umwana muto rero w'umukobwa, asiga n'uyu mugore ukiri muto. Aba kandi ngo bari baramaze gutangaza ko mu kwezi kwa 7 bafitanye ubukwe, aho bari buzasezerane imbere y'Imana. Intambwe ya mbere kwari ku murenge kandi bari bavuyeyo. Bamwe mu baturage bo muri aka gace ntago bavuga rumwe ku rupfu rw'uyu mugabo. Ntago bumva ukuntu umugabo ashobora gukubita kandi umugore we bavuye gusezerana. Ntago bumva ukuntu icyo kintu cyonyine bashobora kugipfa ngo nuko bapfuye ururabo bikarangira umwe abuze ubuzima. Ndetse yewe banavuga ko byanga bikunda hashobora kuba hari imbaraga z'umwijima zaba zibyihishemo, ko bashobora no kuba bararozwe. Sinzi wowe ukuntu uri kubyumva ukurikije uko wumvesha ikiganiro. Ako gace kandi abo bombi bari batuyemo kagize ibyago byo kubura abantu benshi babuze ubuzima mu gihe kingana n'icyumweru kimwe gusa. Abagera kuri 4 bose muri ako gace baburiye ubuzima muri ako gace. Ibyo byagiye biba kubw'impamvu zigiye zitandukanye, maze abaturage batuye aha bakaba batumva impamvu abantu bapfa gutya mu gihe kimwe kandi kigufi gutya. Nk'ubu muri aka gace hari hashize iminsi igera kuri 3 havuzwe urupfu rw'abavandimwe 2 bicanye, umwe akica murumuna we amuziza ibijyanye n'imitungo. Urupfu rw'aba bombi narwo rwagaragaye muri aka gace ubwo nyuma abantu batuye muri aka gace baje kumva umunuko ukabije, maze bakingura inzu bagasanga umuvandimwe yamaze kwica umuvandimwe we. Ibi nabyo byabaye rwaserera muri aka gace, ariko kandi biza kurangira nyuma gato nibwo twaje kumva iyi mpanuka idasanzwe yabaye kuri uyu Felix. Uyu wapfuye Imana imuhiruko ridashira. Ninjye ubakunda, nitwa Eric Radu, umuhungu w'Abanyarwanda. Ni mukore subscribe mukandi like, mujye mukurikira Udushya Kingdom. Ese wowe waba ufite imitungo kamere ushaka kugurisha nk'ikibanza, isambu cyangwa inzu? Ahubwo se waba ufite amafaranga ukaba ushaka kuyabika mu mitungo kamere, ukagura icyo kibanza, ukagura inzu cyangwa ukagura isambu? Twandikire kuri iyo nimero ubona muri screen, maze tuguhuze n'umuguzi cyangwa se n'umukiriya, ubundi wihahire ku giciro kigufi. Ngaho bika amafaranga yawe mu mitungo kamere kandi kemuza ibibazo byawe imitungo ufite. Wow!